Ah, igitondo cyiza mwese mukurikiye KGD TV Rwanda. Uyu munsi tuje kuganira ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe ikunzwe n'Abanyarwanda benshi cyane. Uyu munsi rero nifuje ko twaza kuganira kuri izi ngingo. Rayon Sport mbere y'ubuyobozi bwa Jean Fidele yari ibaye hite. Ese ikibazo by'ukuri kiri muri Rayon Sport aka kanya ni ikihe? Cyakemurwa gute? Rayon Sport ni ikipe twavuga ko ikunzwe na 60% by'abantu bakunda football mu Rwanda, kuko tutirengeza ko hari n'abakunda indi mikino, basket, volleyball n'indi mikino. Rayon Sport rero ni ikipe ikunzwe n'Abanyarwanda benshi bakunda football, bakunda ibintu juste by'imyidagaduro, imikino n'imyidagaduro. Umunsi rero nifuje ko twaza tukabiganiraho ukuri kwinshi cyane kuri muri iyi video tugiye gukora. Ni iminota mikeya ariko muze tuganire. Rayon Sport yagiye iyoborwa mu byiciro bitandukanye kandi iyoborwa n'abantu bagiye batandukanye. Hari turihuta cyane, ntabwo tubuze kujya mbere ya jenoside, mbere y'uko jenoside yakorewe Abatutsi iba. Tugiye kujya nyuma yaho ku bwa Gacondo, ba Paul Muvunyi, ba Gacinya Chance Denis, ba Murenza Abdallah. Hanyuma turebe na Rayon Sport ya nyuma ya Gacinya na Muvunyi byagenze bite, ese ikibazo gihari ni iki? Rayon Sport yagiye ishinjwa ko kuba idafite office, idafite aho ikorera aricyo kibazo. Ari nabwo RGB yaje ikinga mu bibazo bya Rayon Sport. Bivuze ko Rayon Sport yo kugaba Gacinya, yo kugaba Muvunyi, yo kugaba Gacondo, yo kugabandi bagiye bayobora Rayon Sport batari bafite office, bikaba ari byo byicirwa nkaho ari cyo kibazo. Ku ruhande rwanjye ntabwo ikibazo cyari cyo kuvuga ngo Rayon Sport ifite office, ifite ikingiki. Byagiye bivuga ko buri muntu wese uje muri Rayon Sport aba afite inyungu ashaka muri ekipe. Ngo erega nta kintu kw'isi wakora utagamije inyungu. Kare nahoze mbona inkuru ivuga ko nyuma y'uko Jean Fidele aje muri Rayon Sport, company yiwe ya RG iyi ishinzwe abasekirite ngo nayo isigaye ihemberwa ku gihe abakozi. Bivuga ngo nawe hari icyo akura muri Rayon Sport, kuko abaye adafite icyo akura muri Rayon Sport ntabwo akanya yaba akoresha inama za buri munota, za buri segonda zidafite n'icyo zitanga. Rayon Sport mbere kugaba Gacinya n'abandi, Rayon Sport yari ikipe ishobora kugenda igahangana na mukeba umukinnyi. Rayon Sport yari ikipe ishobora kugenda igafata amanota 12 APR yayishyizemo ikayakuramo, ikaza igatwara igikombe, igahangana. Iyo niyo Rayon Sport abafana barayo bifuza. Umufana wa Rayon Sport yifuza kubona Rayon Sport ikomeye, ihangana igikombe, ikipe ishobora kugenda igafata umukeba. Ariko kubw'uyu muperezida uriho, umuperezida utinyuka akavuga ngo njyewe sinshobora kujya guhanganira umukinnyi na ekipe mu rwego rwa siniteranya cyangwa se siniteranya na kanaka. Twibuke ko Jean Fidele yari umusirikare, ikipe ya gisirikare irazwi ni APRFC. Dukwiye kumenya ngo ese APRFC ifite ukuwe kuboko mu miyoborere y'amakipe mu Rwanda. Turaza kuvuga cyane no ku yandi makipe ho gatoya. Rayon Sport mbere yo kugaba president agenda ndondora hejuru, Rayon Sport yatwaye ibikombe bya shampiyona, igastragoringa ariko bikarangira itwaye igikombe. Rayon Sport yabaye ekipe ishobora kuba yakora uko ishoboye kose igatwara igikombe yastragorinze abafana bayirinda. Nta n'umwe ushobora kwibagirwa Rayon Sport itambagiza igikombe muri bisi ya Visit Rwanda. Ntabwo ibyishimo bari bafite, ntabwo by'ukuri uyu munsi bishobora kugenda. Rayon Sport
byaje kuba bibi cyane ubwo Sadat Munyakazi yazaga muri Rayon Sport. Umuyobozi wumvaga aje gucuruza Rayon Sport, umuyobozi utinyuka akavuga ngo ngiye kujyana ikipe nyoboye, ikipe yanjye mu manza, akandikira Perezida wa Repubulika ayimenyesha ngo yagiye irya ruswa, ngo yagiye ikora iki n'iki, ngo abayobozi bagiye bayiyobora bagiye barya ruswa, ibintu nk'ibyo byose. Ni uwuhe mu perezida aka kanya? Reka dufate perezida w'igihugu. Ese birashoboka ko yajya gutanga u Rwanda mu maboko y'umwanzi? Simvuze ko Sadat yafashe Rayon Sport akayishyira mu maboko y'abanzi, ariko ibyo yakoze we nka perezida yakaba yaricaye akavuga ati ikipe koko hari ibitaragenze neza ku bayobozi bagiye banyuranye, reka mbahamagare tuganire hamwe turebe ni igiki twakora kugira ngo dushyire Rayon Sport ku murongo. Kuva icyo gihe RGB yaje yinjira muri Rayon Sport, imaze kwinjira muri Rayon Sport ishyiraho ubuyobozi. None igiteye agahinda, igiteye akababara abafana ba Rayon Sport nuko abayobozi abahoze bayobora Rayon Sport, wa muyobozi ushobora gufata agafata miliyoni 90, miliyoni 100 akashyira muri ekipe yigizwayo, hakazwa noneho mu perezida udashobora gufata n'amafaranga miliyoni 20 ngo azishyire muri ekipe kugira ngo ubuzima bukomeze. Rayon Sport ni ekipe idafite ahikura, irakura mu bafana, irakura mu bakunzi. Ese perezida ari mu bakunzi, ari mu bafana, cyangwa ari aside of those two people? Icyo nicyo tugomba kwibaza. Football y'u Rwanda yarinjiriwe, ariko yinjirwa biciye mu bayobozi. Nta muyobozi ukiyobora ekipe we nkawe, ahubwo ayoborerwamo. Noneho n'abasifuzi bagendera muri uwo mujyo, n'abanyamakuru bagendera muri uwo mujyo. Turi kumvikana? Hano mu Rwanda hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe bishobora kuba bivugisha ukuri. Umunyamakuru akagenda akavuga ukuri. Jado Castar ari muri abo ngabo, ntajya arya indimi. Sam Karenza ari muri abo ngabo, ntajya arya indimi. Sheikh wo kuri BNB nawe ntajya arya indimi. Ariko ugasanga hari abandi banyamakuru bamwe na bamwe bagendera mu kwaha ko kuvuga ngo nimvuga nabi iyi ekipe hari inzira zimwe muri zimwe zajya zicika. Kuva Munyakazi Sadat yaza muri Rayon Sport, Rayon Sport nta gikombe yatwara cya champion. Kuva 2018 ntago Rayon Sport izi ikitwa igikombe. None ubwo umufana, umukunzi wa Rayon azagira courage ayitewe n'iki? Uyu mu president Jean Fidèle noneho ahaziye, we noneho kuva bamutora kuri uwo munsi ijambo rya mbere. Jean Fidèle ntago yarazwi muri Rayon Sport, nta nubwo yajyaga agaragara ku bibuga. Ibyo kuvuga ngo yari umuntu w'Inyanza ngo mu Rukari ngo kubera ko ngariho Rayon Sport ikomoka, ntago icyo ngicyo yaba ari yo turufu yo kuvuga ngo abandi imbere. Ubundi waravugaga ati ngiye ngiye gushyiraho ubuyobozi buhamye, ariko nibura Rayon Sport nikenera umukinnyi izamubona. Kumbwira ngo urajya kuzana imifungo ngo bakanamugire Roje bande nabande bagiye guhangana n'umukinnyi Shaibubu, ugiye guhangana na Pavel Nzira, ugiye guhangana n'abakinnyi Juvenal yagiye azana mu Rwanda, ntago byakunda. Tujye twemera ko abanyarwanda hari urwego turiho rutari rwiza muri football. Icyo cyo tucyumve tucyemeranyeho. So kuva rero uyu president yaza muri Rayon Sport, yazanye ikintu cyo kuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe iciriritse. Kubwa Munyakazi Sadat we yaranatinyutse aragenda atira umukiri mu ikipe ya APRFC. Ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'aya ma ekipe abiri. Na amakipe y'amakeba. Ntago bishoboka. Dufata urugero, ubu Arsenal yajya gutira umukinnyi muri Tottenham. Ese birashoboka ko ubu Real Madrid yajya gutira umukinnyi muri FC Barcelona? Ntibishoboka. Bivuga ngo hari akantu k'ubukeba, erega kuba bitwa abakeba ntago bivuze kurwana. Hari ubukeba mu kibuga. Icyo nicyo tuba tureba. Rayon Sport rero kuva yayoborwa n'uyu mu president wa Rayon Sport, uyu Jean Fidèle, ni ikipe yaciriritse, ni ikipe ishobora kuvugirwaho n'abantu bagiye batandukanye. Turi kumvikana? Rayon Sport ni ikipe aka kanya udashobora kuvuga ngo igiye guhanganira igikombe. Mbabwiza ukuri, mu gihe Rayon Sport ikiyoborwa na Jean Fidèle, nawe arabizi neza ko ntabwo ari muri Rayon Sport nkawe. Igituma remesha inama za buri segonda, ngaho muri Lagarete, ngaho twagiye mu Karumunati, ngaho twagiye Inyanza, ngaho twagiye gute, nukugira ngo afata amaboko cyangwa se babandi bose bamwizeza kumukoreramo cyangwa se kumufasha kuyobora.
ntabwo aka kanya ibikorwa Rayon Sport kuvuga ngo yazanye ngo ikipe y'abagore. Rayon Sport y'abagore ntabwo ariyo Rayon Sport abafana bifuza. N'ikimenyimenyi Rayon Sport itwara iyo y'abagore, itwara igikombe cy'abagabo, itwara shampiyona, igatwara n'igikombe cy'amahoro, ntabwo umujyi wa titi. Ariko Rayon Sport y'abagabo iyo yatwaye igikombe cya shampiyona, ama ekipe yose hano mu Rwanda aratitira, tubyumvikane neza. Kuba rero Rayon Sport aka kanya yakifata ikavuga ngo RGB yakemuye ikibazo, ntabwo RGB mu by'ukuri Bwana Kayitesi ntabwo wigeze, Madamu Kayitesi ntabwo wigeze ukemura ikibazo cya Rayon Sport. Nyuma y'uko umaze gushyira ubuyobozi buhamye, wakaba waremereye bariya ba Paul Muvunyi bagacinya kuba baza muri ekipe. Uyu Jean Fidèle noneho nawe ahabera akaga nuko adashobora kwemerera babafana babakunzi bashobora gutanga amafaranga muri ekipe. Ibyo kumwe ngo nta nyungu ateze muri Rayon Sport, inyungu irimo nawe abaye nta nyungu ibifitemo, ntago yakabaye akigundira ubuyobozi bwa Rayon Sport. Rayon Sport uyu munsi yabaye akarima kabura umwe ngwino sarure. Ari nabyo bintu bisigaye byarateye mu buyobozi, mu miyoborere ya bimwe mu bigo hano mu Rwanda. Turumvikana, ugasanga ikipe, ugasanga urwego runaka, ugasanga akarere runaka, ugasanga kayobowe reka mbyite nk'igitutu. Ntabwo uyu munsi abariyo 90% wababaza kababwira ngo murashaka ko ari ndubayobora. Nizera neza ko 90% bakubwira ko batifuza Jean Fidèle. Kubera iki? Jean Fidèle ni wa muyobozi udashobora kuvuga ngo arahangayikishwa na ekipe ngo ibayeho nabi. Ni wa muyobozi udatinya kuvuga ngo umuntu ushobora gutanga miliyoni 20 ngo ari kurwanya Rayon. Mu gihe tugifite iyo myumvire mu bayobozi bama ekipe hano mu Rwanda, ari nacyo kibazo rero Kiyovu Sport igiye kujyamo. Mwirukanye Juvenal, ariko ibibazo bibategereje ni byinshi cyane kandi muzabibona. Uyu muyobozi waje kuyobora Kiyovu Sport nta kintu na kimwe azi muri football, kandi muzabibona. Juvenal niba yarafataga amafaranga, erega kumbwira ngo umuyobozi yashoye, niba Gacinya yarafataga miliyoni 100 zo muri kampani yiwe akazishyira muri ekipa, ariko Rayon Sport ikabona umukiri mwiza igahemba, nubwo yahembaga bigoranye, ariko abafana intsinzi ikaboneka. Uyu munsi amakipe y'abafana hari ikintu atarabona, simbizi niba atarabibona. No ngo Rayon Sport kugira ngo ibone abafana, ibone amafaranga, nuko umufana agomba kuba yaje ku kibuga. Umufana azazanwa ku kibuga nuko yatsinze, nuko ikipe yatsinze. Kiyovu Sport izabona abafana kubera ko Juvenal yashoye amafaranga, akabona umukinnyi ukomeye wo muri Afrika y'Epfo, ukabona okwi ikazi gatitiza APRFC bikagera ku munota wa nyuma, Kiyovu Sport ishobora kuba yatwara igikombe. Mu gihe rero ibyo bintu bitaraba, mu gihe ibyo bintu byose bitaragera ku murongo, nkubwije ukuri ko Rayon Sport, Kiyovu n'andi makipe bizagorana. Icyo dusaba bano bayobozi, Jean Fidèle irekura ubuyobozi bwa Rayon Sport, irekura. Icyo nicyo nagusaba. Mugire ibihe byiza. Iyi yari KGDT.